tubahaye ikaze nanone bakunzi bacu mwe mudukurikira buri munsi kuri muri Royal TV, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari mu bihugu duturanye babasha kumva ururimi dukoresha, abari i Burayi, abari muri Amerika, tujya tubona yuko mudukurikira, abari muri Aziya, tubahaye yambu cyane. Turabaha ikaze buri wese ahari yumve aguwe neza, kandi turakwifuriza kugira amahoro aho uherereye hose. Niba ubabaye izera Imana, ejo birakunda ukongera ukishima, kandi niba wishimye Imana igukomereza umunezero, niba hari ibikugoye Imana ikomeze gucira inzira. Nk'uko bisanzwe n'ubundi muri kumwe na NG de Bonheur. Turakomeza kubana mu biganiro byacu kuri uyu munsi. Reka tubahe ikaze, ni karibu. Reka uyu munsi twinjirane muri Expo iri kubera i Nyamagabe, mu karere ka Nyamagabe. Tutembere tubereke ibiri kuberayo. Wowe muntu utaragera i Nyamagabe, ndakurarikira kuhagera ukareba mu imurikabikorwa, ibikorwa bihari. Hari ibikorwa byinshi, benshi bitabiriye baje kwerekana ibikorwa byabo bagiye bakora buri munsi mu kazi kabo ka buri munsi. Gatwinjiranemo mutambagize Expo. Aha twinjiriye ni ku marembo neza, murabona ko benshi bitabiriye, abantu n'urujya n'uruza baraza rwose, bari kwitabira ibintu bimeze neza cyane. Dushimira cyane ubuyobozi bwacu kuba bwadutekerejeho bukatwemerera gukora iyi gahunda, kugira ngo abantu bamenye ibikorerwa mu karere, abantu bamenye aho bashakira ibintu bitandukanye. Abantu bose babukereye bameze neza cyane, ngira ngo murabona stand zitandukanye, abantu bose baje, ibigo bitandukanye byitabiriye ku bwinshi, ndetse biri kwerekana ibyo bigenda bikora. Imiryango itegamiye kuri leta irahari, abikorera, amadini n'amatorero bitandukanye bose barahari. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Nawe ndakurarikira kuzahabayo nibura izasoze warahakandagiye. Ibikorwa birakomeza. Ahangaha tugeze murabona ko ari kuri stand ya Compassion. Abatekinisiye barahari, baba bari gukora sound kugira ngo ibintu byose bimere neza, utagira ikibazo. Wowe utarahagera, banguka, ari ibikorwa byinshi bihari byiza kandi byakugirira umumaro. Uyu munsi wa none waba uri guhomba utarahagera ngo urebe uko bimeze. Ndakwifuriza kuhagera ukareba uko ibintu byifashe, hanyuma nawe ukihahira, ugacyura ubumenyi bwagufasha n'ejo bundi ntawamenya. Hari ubwo ejo byagenda neza nawe ukabyifashisha bukakubyarira amafaranga. Gusa wize gukora urukweto ntibyakugira umumaro. Umenye kuboha agaseke bikakubyarira umumaro. Umenye kudoda si sawa, umenye kuboha si sawa, umenye gusuka si sawa. Ibintu byose ni ukubiha umwanya. Karibu dukomeze dutembere, majyane mbagezemo, mbereke neza ibiri kuberamo. Abitabiriye rwose babukereye, mama beza cyane babukereye, bari gukora akazi. Mukomere cyane. Ndabasuhuje. Murabona yuko hari imyambaro itandukanye myiza ushobora guhitamo. Hari ibikapu bitandukanye byiza bishobora kugufasha mubyeyi ukunda guhaha. Hari inkweto zifunguye ndetse n'izifunze. Nimuze rwose, nimuze mwihahire. Amavuta akorerwa iwacu yujuje ibisabwa, na pero, ibitambaro byo ku meza, indyo yuzuye bitera imbaraga, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi bitandukanye. Karibu.
imisozi myiza Nyamagabe mwayibonye, ubwiza nyaburanga bwa Nyamagabe murabubona. Karibu i Nyamagabe mushora imari. Ni ahantu heza ho gushora imari kandi hakenewe n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Hongereye amahoteli byaba sawa, ubukerarugendo ni sawa, ni karibu. Ubuhinzi ni sawa, ubworozi ni sawa, ibintu byose bimeze neza. Ntabwo wakwicwa n'inzara. Nyamagabe ibyo kurya biraboneka, si nka kera. Reka mbareke mukomeze mwihere ijisho ubwiza bwa Nyamagabe.